Imana irambwira ngo rero ugenda usengere abanyabwoba. Niyo mpamvu yangaruye ngo nsengere abanyabwoba, kuko njyewe uburwayi bwose narwaye ntabwo nigeze ngira ubwoba. Nari nzi yuko umudayimoni wa mbere wamaze abantu muri ibi bihe muri iyi virusi, muri iki gihe bwari ubwoba. Abantu bagira ubwoba bakarushaho kuremba, bagira ubwoba bakarushaho gutana. Umudayimoni w'ubwoba rero hashize igihe kinini Imana itubwira torero, hari igihe kizagira mutagishoboye kujya kwa muganga, hari igihe kizagira ababyeyi bazajya babyarira mu rugo. Nibutse ibyo navuga ntabwo nshobora kujya kwa muganga kuko haleluya. Sashimwe abakristo bavandimwe, sashimwe muri aka kanya nongeye kunezererwa kuko Imana inyemereye kuba imbere yanyu. Imana ihabwa icyubahiro. Ndashima Yesu kuko yaturenze muri byose. Ndashima Yesu kuko yaturenze. Nje hano imbere yanyu kugira ngo bahe ubuhamya bw'ibyo Yesu yankoreye muri byose. Reka tubanze gusenga Imana. Haleluya. Mwami Yesu, nongeye kugushima, Mana ikomeye, Mana y'imbaraga, mu izina ryawe ryera Data. Yesu Kristo watubambiwe ukadupfira, ukamena amaraso yawe ku musaraba kugira ngo abakwirinze n'abakwizera bose bashobore guhabwa ubugingo. Mana yera, nje imbere y'ubwiza bwawe ngushima Data, ugihumeka umwuka w'abazima, ugishobora guhamiriza izina ryawe Data muri aka kanya. Ndagushimiye Data kuba nyemereye kuba imbere ya bene Data muri aka kanya, kuko wabanye nabo Data, kuko uri buhe umugisha buri umwe wese uri bwumve ijambo ryawe. None ndakwinginze Mana y'ukuri, Imana ikomeye, ari wowe ufungura ikirere Mwami, ari wowe ufungura Mwami iri jambo kugira ngo turisangire hamwe na bene Data. Kandi nanjye Mwami nishize mu biganza byawe Data, kugira ngo atari ngiye kuvuga Mana ikomeye, Umwuka wera ari wowe unyiyoborera, ntatangira na kimwe kiva mu kanwa kanje Mwami atari wowe ubishatse. Imbere yawe Mwami gushima kandi uhabwe icyubahiro kuko ukomeje kurinda itorero ryawe, ukomeje kutugirira neza Mwami, ukomeje kubana natwe. Icyubahiro kibi cyawe. Twamaganye imyuka mibi yose yashaka kutuvangira muri aka kanya, yashaka kuzana kidobya iyo ariyo yose turayamaganye mu izina rya Yesu. Mwami, Umwuka wera aba ari wowe uyoborera gahunda yose, ari wowe wifatira kontroli yose. Usabye nizeye mu izina ryawe rya Yesu Kristo. Amen, amen, amen. Bene Data, ndanezerewe kuko Imana inyemereye kuba imbere yanyu. Imana yacu ihabwe icyubahiro. Ndashima Yesu kuko Imana inyemereye maze iminsi nshaka kuza hano ariko ntabwo byanshobokeye, ariko ndanezerewe kuko Imana inyemereye. Mfite ubuhamya mbere y'uko umwaka urangira, reka mbutange vuba kuko mfite n'ijambo ry'Imana Imana yampaye. Mbere y'uko umwaka urangira, umwana mutoya yaranduye, yandura mu mikoro, arandura, ararwara. Mbona umwana ntabwo akiriganyega, umwana ntabwo akivaho ari, umwana yari yanduye. Ariko twagiye tubona natwe dutangiye kumererwa nabi mu rugo twese. Iyi ndwara uko ifata bitandukanye buri muntu wese. Hanyuma nabonye umwana akomeje kuremba, ndasenga Imana nkora iki? Mukaramya musengere, musiga amavuta, arakira. Ndamusengera umwana, Imana iramukiza. Nibwira yuko birangiriye aho, ariko njye ubwo nyine umwana yageze aho arembye gutyo, afite umuriro mwinshi, urazi iyi ndwara gufata. Njyewe nari maze icyumweru numva mu mubiri ntameze neza, nagenda mu muhanda nkumva nacitse intege, nashoboye kugenda ariko maze icyumweru ndwana nabyo, ngasenga, nkagerageza gufata ibintu byo kuzamura systeme yanjye immunologique, nkagerageza gufata ibintu byo kwiyongera imbaraga kugira ngo ntagwa nyine ntagera aho kuryama. Ariko bigeze aho ndaremba, umutware nawe ararwara, undi mwana nawe ararwana. Ubwo Imana ihabwa icyubahiro, haleluya. Ubwo ngubwo dufata decision, ndamubwira rero njyewe ntujyane kwa muganga,
byageze aho ndaremba ndaryama, nashoboye no kwicara, nashoboye no guhaguruka. Iyi ndwara ukuntu imeze iraza ikagucagagura mu nda, ikakurangiza, ikagucagagura umubiri wose, uyumva ukuntu igenda mu mubiri ijya kuri za organe zose ziri importa ku muntu, izishwanya gusa. Nagize aho ndaryama ndaremba, bene data ndaremba, nkipima umuriro ari mwinshi cyane. Ngeze aho ndavuga ariko ntabwo njya kwa muganga. Ubuhamya bwanjye impamvu nanze kujya kwa muganga, nanze kujya kwa muganga kuko hashize igihe kinini Imana itubwira, torero, hari igihe kizagera mutagishoboye kujya kwa muganga, hari igihe kizagera ababyeyi bazajya babyarira mu rugo. Nibutse ibyo ndavuga ntabwo nshobora kujya kwa muganga, kuko ningera kwa muganga baramariramo za nshinge zabo, barazimariramo, barahita bavuga ngo reba uyu nguyu wandi, barahita banshyira muri usi. Inaha iyo ugiye kwa muganga utariteje ziriya nshinze, urugero, kuko uba udafite kuri bo protection. Ariko Yesu yabanye nanjye, kuko nivuganiye nawe, namubajije kuri ibi bintu birimo bikoreshwa muri iki gihe, arambwira ati ni ikinyoma, arambwira ati harimo ikinyoma. Ndamushima rero kuko yabanye nanjye. Ubwo nagumye hano ndarwara ndaremba, indwara iragenda, numvise ukuntu ibihaha byanjye bizibye, ntashobora no gufata na ka oxygen gakeya, iragenda. Noneho numva amatwi atangiye gupfa. Ikintu cyanteye nari ntangiye kugira akoba gakeya, nibuka ko ubwoba ari umudayimoni. Nibuka ko Yesu yambwiye ngo ubwoba ngo ntabwo ari njyewe, ntabwo ari njyewe, ngo umuntu yagize ubwoba ntabwo ari Imana irimo irakora, iba ari Satani. Umudayimoni witwa bwoba. Hanyuma nari ntangiye kugira kuba mbonye umutware wanjye ajya azanzana ambaza ngo umeze ute, nkabona ntabwo nkimubona neza. Ngiye kubona nagize aho n'amaso arapfa neza, ndahuma neza, sinashobora kuyafungura ngo ndebe. Tekereza, nkibaza muri njye nkavuga nti iyi ndwara, iki mikorobe ukuntu bayifaburitse ku buryo niyo kwica umuntu vuba vuba, ikwica ngo utagira icyo urya, ngo nta kintu nashoboraga kurya, yarangiza ikakwica amatwi ngo udashobora no kumva, yarangiza ikakwica amaso udashobora kubona, yarangiza ikakuraho oxygen udashobora guhumeka. Ariko mu umutwe wandyaga, nari mumaranye icyumweru ndya nyine ndwana nayo, umutwe wandyaga wagira ngo ni ibintu birimo biragenda mu mutwe, birimo biragenda. Mbaza Yesu, iki kintu bafaburitse, iki kintu bateguye gutya ko kibabaza cyane, wari ububabare bwinshi cyane mfite mu nda, uburibwe bwo mu nda byari nk'ibise by'umubyeyi ugiye kubyara. Ndavuga nti ububabare Yesu ko ari bwinshi cyane. Nubwo numvise ijwi rimbwira ngo ndimo kubategura, nguma nditekerezaho. Ubwo ntabwo nari ngishoboye no kunyeganyega, ntabwo nari ngishoboye kuva aho ndi, nta kintu nashoboraga kurya. Ariko ndavuga nti nintaha ndataha nzi ko Yesu ari we muganga wanjye. Ibyo ntabwo nabibwira abantu bose, biterwa na buri kwemera kwa buri muntu n'ibyo wivuganiye n'Imana yawe. Nzi ko Yesu ari we muganga wanjye, ntabwo ndagira ngo bajye kumariramo buriya bushakashatsi bakoze, bajye kumushyiramo buriya bushakashatsi bakoze, kuko Yesu yambwiye ko ari ikinyoma, ko harimo ikinyoma. Haleluya. Ubwo nararembye, bigeze aho nkajya numva ndi kure cyane, nkajya numva nifuje, mfite inzara, ariko ntabwo nari mfite inzara y'ibiryo, nari mfite inzara y'umuntu wansoma ijambo ry'Imana. Ngera experience ibintu bitigeze bimbaho, ngeze aho ngera ahantu noneho napfuye amatwi, ntashobora gufungura amaso, ntashobora guhumeka, ntangira gusamba mu mutima. Iyi ndwara iragenda mu mutima, wagira ngo ni amafurusheti barimo banjomba mu mutima, imisonga iyo niyo yandangije. Ndagenda, ubwo naje gusinzira, umutware yaraje asanga ndimo ndasamba, agira ubwoba, aravuga ngo nkujyane kwa muganga, ngo reka nkujyane kwa muganga. Nzunguza umutwe, ndavuga ngo hoya. Arambaza ngo nkujyane kwa muganga, ambaza cyane, ntabwo numvaga neza, ariko ikintu nabaga niteguye, nahose niteguye, niyo naba ndi kuyanyuma ate kunjyana kwa muganga. Ubwo niko kwizera kwanjye, ntabwo mvuze ngo ariko mwese mwizera. Iko nuko kwizera kwanjye, kandi munsi ko kwizera ari impano umuntu ahabwa n'Imana. Nari nzi neza, nizeye neza ko Yesu ari we muganga w'abaganga, ko ari ibintu ntize, kandi ko natangiza kundi butahe ngataha nkasanga Yesu indaba nezerewe. Nta rubanza nari mfite mu mutima wanjye, numvaga ibintu byose biri en ordre, nta rubanza nari mfite mu mutima, nta kintu, numvaga nezerewe. Muri uwo mubabare wose nagiraga umunezero ntazi aho uvuye, nkumva ndanezerewe, kuko numvaga hari
mfite kwizera, numvaga mfite kwizera kandi numvaga mfite amahoro. Hari igihe nageze umubiri wanje esprit yanje n'umubiri basepare, noneho ko nagishobora guhumeka nkajya mbwira Imana, umwuka wanje nkajya mbwira Imana, esprit yanje nkajya mbwira uribuka ukuntu najyaga mpumeka nkakuririmbira, ubu ntabwo ngishoboye kuririmba. Nibwo ariko natangiye kubwira mwuka wanje, ramya Uwiteka, ririmbira Uwiteka. Nagiye kumva numva umwuka wanje arimo araririmba n'ijwi ryanje, aratangira araririmba, akarimba indirimbo imwe akayirangiza, indirimbo ntazi ariko akongera akarimba n'iyindi akayirangiza. Ndanezerwa, nkumva ndanezerewe, nkumva ntabwo ndi njyenyine, mu by'ukuri ntabwo nari njyenyine, nkumva asubijwemo imbaraga. Ubwo ariko naje kugera aho ndaremba, noneho nagishoboye kwicara ubwo nari maze iminsi ntarya, nyine ibintu byose ntakiri umuntu. Ubwo naje kugira ibyo bintu byanjombaga mu mutima, naje kugera aho mva mu mubiri. Ibyo nibyo mubare bwa nyuma nagize, nyine bukabije mu nda, umutwe, umubiri wose, ariko ibyo byanjombaga mu mutima, imisonga nkubitaga mu mutima. Yaje kugera aho nagiye kubona mbona ndi ahantu ndanagana, ndi nko kuri hejuru kujya kuri metero y'ubutaka, ndanagana. Umuntu yaramfashe inyuma, amfashe nk'uko wafata agapupe gutya, niko numvaga meze, ndi ku kirere, nta kiro, nta buremere mfite. Noneho ndatangira ndikabakaba, ndavuga ariko se nari mfite mu mubiri bwagiye, ko numva meze neza, ko numva nta kantu na kamwe mfite, ahubwo numvaga nezerewe, ndi ahantu heza cyane, ahantu nta mutwaro, nta kintu kimvunye gihari. Nuko umva ndi ahantu nshaka gukebuka ngo ndebe ibyo ari byo, ariko uwari umfatiye inyuma ntabwo yatumaga nkebuka ngo ndebe inyuma uwo ari we, cyangwa ngo ndebe ibintu byinshi, ntabwo yatumaga ndebe ibintu byinshi. Numvaga nshaka kwigumira aho hantu, ntabwo nari nshaka kugaruka muri wa mubiri, muri bwa bubabare nagize bukabije. Hanyuma kikumva numva ijwi rirambwiye ngo reba hariya. Ubwo nibwo narebye, mbona igikuta, mbona hariho umuryango munini w'ababyeyi n'abana bavanze, abagore n'abagabo, bari bameze nk'ababahamagaye babasohora muri icyo igikuta cy'inzu, babatondeka imirongo. Noneho haza abantu bambaye imyenda y'ubururu, bakaza bari bafite cya detekiteri ya metali y'ibyuma, ya detekiteri y'ibyuma, cya kindi bagucishaho iyo ugiye kwinjira mu biro cyangwa kuri aeroport. Noneho barazaga bakagicisha ku bantu, noneho bamwe ntigisone, abandi kigasona, bahitaga bamurasa na pistola ya yindi iri silencieuse, ya yindi itavuza urusaku, bahitaga bamutunga gutyo, araguye, arapfuye. Undi bamucishaga icyo cyuma kitavuga ngo tititititi, bakahita bamurasa, ukabona nkabona araguye. Ndabireba mbona ari nka filime, numva nta kintu bintwaye, kuko ahantu nari mfite amahoro menshi cyane, nabireba ariko numva nta mubabaro binteye, numva nta kintu bintwaye. Nuko ariko naje kugera aho nshaka, mbona bapfa, noneho nshaka kuhaguma, ariko naje kugera aho numva wa muntu wari umfashe ni nkaho ansunitse ngo genda usengera abanyabyaha. Yaransunitse, ubwo ndagaruka mu mubiri, kuko ntabwo nari nshaka kugaruka, nari meze neza. Ngarutse bwakeye mu gitondo, yari itariki ya 31 z'ukwa 12. Bwakeye mu gitondo naribagiwe ibyitwa telefone, naribagiwe, ntabwo nari nzi yari yarazimye. Ubwo nibwo nabyutse, numva umutwe wagiye, umuriro wagiye, uburibwe bwo mu nda bwagiye, ibihaha byanjye byari byazibye, nta kintu cyari kirimo, numva ndahumeka neza, amaboko, ibiganza byanjye bitari bigishoboye gufata, numva utubaraga twagarutse, ibirenge byanjye byari byaragagaye wagira ngo ni barafu. Nabaye muzima pe, ndahaguruka, ariko narasenze, nshima Imana, nirukana umwuka w'uburwayi, nirukana imyuka iyo ari yo yose mu izina rya Yesu. Ndasenga, nshima Imana, ariko umwuka wasengeragamo, ndasenga cyane. Ubwo narahagurutse, ndagenda ndoga, mbaye muzima. Nibuka yuko ari itariki ya nyuma y'umwaka, nshimye, ndavuga Mana urakoze kunkiza, iyi ni kado ya mbere umpaye, ni wowe wa mbere umpaye iyi kado, iyi niyo kado umpaye Mana cyo kunkiza umunsi w'itariki ya 31 z'ukwa 12. Narahagurutse, ndagenda njya guhaha, ngenda nzungera. Urabona umuntu wari urembye, nari maze igihe ntashobora guhaguruka, ntashobora kugenda, ngenda nzungerera, ariko kwa kunenzi ko Imana yankijije,
nzi ko ari Yesu wankuyemo ibyo byose. Nari nzi ko ndi muzima nubwo nta maraso menshi nari mfite, ntabwo nari meze neza. Ndatangira ntegura umunsi wo kurangiza umwaka, ndavuga Mana, kuba wankijije ni ikimenyetso cy'uko ntagishobora kumvana mu buzima. Uyu munsi turarangiza umwaka, ndarangiza umwaka nishimye, ndaguhimbaza, ndaguhesha icyubahiro Mwami, ndakuririmbira agatege gakeya kose naba mfite kandimo Mwami, ndaguhimbaza. Kuko niko byagenze. Ndashima Yesu rero kuko yankijije. Umutware wanjye nawe yaraje ambwira experience yagize nijoro, ukuntu yabise ibyuya ibintu bikamuva mu mubiri, nawe Yesu yagenda aramwikiriza. Imana ishimwe kuko yabanye natwe. Impamvu y'ubu buhamya rero, Imana yanyeretse nyuma mbona abantu bapfa, narabaje ngo ariko ngo ibi ni ibiki? Imana irambwira ngo niko bizagenda nyuma y'urukingo, nyuma y'abazikingiza. Ibi byose nibirangira, ibi byose nibirangira, hari igihe kizagera abantu batafashe uru rukingo ntaho bafite bazaba babariza. Arambwira nsonera ngo ni itotezwa ry'itorero. Nabonye itotezwa ry'itorero ni ukuvuga ngo bazajya bareba ko wowe udafite iyo metale, icyo cyasonaga mo imbere mu mibiri y'abantu, wowe utagifite, hari igihe uzaba uri uwo kwicwa, ugapfa ugataha. Imana irambwira ngo rero ugenda usengere abanyabwoba. Niyo mpamvu yangaruye ngo nsengere abanyabwoba, kuko njyewe uburwayi bwose naburwayemo ntabwo nigeze ngira ubwoba. Nari nzi yuko umudayimoni wa mbere wamaze abantu muri ibi bihe muri iyi virusi, muri iki gihe, bwari ubwoba. Abantu bagira ubwoba bakarushaho kuremba, bagira ubwoba bakarushaho gutana. Umudayimoni w'ubwoba rero niwe yamaze abantu. Navuze nti ntabwo arankoresha, ntabwo aranyinjiramo. Uko bigenda kose nataha ndashima Yesu kuko yabanye nanjye kugeza uyu munsi. Yankiza nabyo ndabimushimira, nta kintu kindi natekerezaga. Niyo mpamvu ngira ngo mbasangize ubu butumwa. Yampaye ijambo arambwira ngo ujye dusengera abanyabwoba. Hari abantu benshi kubera ubwoba bariye ibiryo by'ibwami, abandi bakora ibintu nabo batigeze batekereza ko bazakora kubera ubwoba. Ikintu kiri gukora rero muri ino minsi mu bakristo cyane ni umudayimoni witwa bwoba, niwe uri kubajyana akabatanisha, noneho abandi bakabareba bakabayoberwa. Ikindi nagira ngo mbabwire, abantu bafite efe z'ibi bintu birimo gushirwa mu mibiri y'abantu muri ino minsi, zizi nshinge, reka tuzivuge ni inshinge, abantu bafite efe zazo mubababarire, kuko ibintu ibisaguka iyo bimaze gufata ku mubiri hose, kwinjira mu mubiri hose, ibisaguka byose bibikwa mu mutwe, muri serifo cy'umuntu. Niyo mpamvu ubona ukabona umuntu yabaye aggressive, ukabona umuntu uramuvugisha umukora gutyo ukagira ngo ukoze kuri bombe, ukagira ngo aragusimbukanye. Hari abantu byabaye gutyo. Hari abandi noneho byafixe ku buryo ubona bajunjamye, ukabona arajunjamye, ukabona hari abandi noneho bagize noneho ibibazo bikomeye, bararemba, bararwara, bakajya no mu bitaro, abandi baranapfa, abandi bagira ubumuga. Ariko abashoboye umubiri wabo bashoboye kurwana nabyo, hari ikintu gihinduka muri sisiteme yabo, nabo bakumva bafite ikintu mu mubiri batameze neza. Ni ukubababarira, ntimubarebe ngo mugire ngo nabo ntabwo biborohewe. Ibi byose byabaye kugira ngo birimo biraba kugira ngo ubuhanuzi busohoke, aho kugira ngo ubuhanuzi butasohoka mwene data, ngo kugira ngo ijambo ryayo ngo rivanweho n'akadomo, ngo n'isi ngo n'ibyo yaremye byose byakurwaho. Tekereza. Niyo mpamvu tugomba kwishima tukanezererwa, kuko Yesu araje, ari bugufi. Tugomba kuviva etape zose kugeza igihe impanda izavugira, tukareka kwiganyira. Ntabwo dushobora kwiganyira bene data, kuko ni iby'igiciro gikomeye umukristo uzanyura muri ibi bihe atagurishije ubugingo bwe, atami ngo yiyanurishe ibiryo by'ibwami. Umukristo utazashidikanya kurinda kwa Yesu, umukristo utazafata iby'isi ngo agerageze kubigereranya na Yesu, bavuge ngo none se ngo ibi by'isi nk'ibintu byanjye nari mfite ngo nshobora kubibura koko, ngo nkabibura ngo nkabireka. Ntayumve. Abantu benshi Yesu arimo arabareba gutya, Yesu arimo arajyungurura, arimo arareba. None torero, mwigira ubwoba, ahubwo ni munezerwe. Hari umunezero ukomeye uri ku bana b'Imana muri iki gihe, kuko hari abantu nabaje Yesu, ndavuga Yesu kuki hari abantu wahishuriye aya mabanga kuva mbere, hari abandi utigeze, nta kintu yigeze ababwira, hari abandi nta kintu yigeze ababwira, kandi bitwa ngo ni abakozi b'Imana, kandi baba mu nsengero. Arambwira ngo hari abantu batanditse mu gitabo cy'ubugingo, abantu batanditse mu gitabo cy'ubugingo
niyo bakora ibiki, ibyo bakora byose finali yabo ni ukurimbuka. Hari abantu bihebeye Satani batagira ikintu bashaka kumenya n'Imana. Hari abantu batanze ubuzima bwabo babuhaye Satani, badakeneye Imana. Tureke abantu bavuga ko itabaho. No, hari abazi ko ibaho ariko bageze kure cyane, bumva ko badashobora kugaruka, bumva ko badakeneye no kugaruka, bumva ko ibi barimo ni byinshi cyane ku buryo bavuga bati nta nubwo nshobora kwicisha bugufi ngo nsabe Imana imbabazi, ahubwo bakavuga ngo reka nkomeze ngende, ndabizi ko nzarimbuka n'ubundi nzarimbuka. Abo bantu rero nimubihorere, bikomereza urugendo. Imana inyereka ukuntu abantu bari mu ibice ubungubu mw'isi, ukuntu abantu bari mu ibice. Hari abantu abera bari kugenda bashungurwa bajya mu gice kimwe, babandi bari mu idini barimo barashungurwa, bamwe bakajya mu gice cy'abera, bavuga ati ndagumana na Yesu, ndavuga ati no, iby'isi ntabwo nabireka, bakagumana nabyo. Witangara rero undi wakubwiye Imana, wundi wakwigishije Imana, yiyandurishije ibiryo by'ibwami, wa wundi yaragiye agera kure, noneho asigaye asenga ikigirwamana cyitwa amafaranga. Yajyaga akubwiriza akazamuka hejuru ku gatuta akakubwiriza, ukibwira ngo arimo arakorera Imana, ariko yari yaramaze kuryoherwa n'ifaranga. Niyo mpamvu igihe turimo ntabwo ari cyo gutangara. Buri muntu agomba kugirana relasiyo ye hamwe n'Imana, relasiyo yawe hamwe n'Imana. Nta muntu ushobora kureba. Mwuka Wera arahari, arimo aravuga, arimo arigisha, arimo arasobanura ibyo abantu badashobora gusobanura. Ushatse ko Mwuka Wera avugana nawe, ushatse ko Mwuka Wera amusobanurira, aramusobanurira, kandi ushatse ko Imana imutabara, iramutabara. Hari abantu benshi batashoboye gukoresha ubushake bwabo, nabo abo ngabo Imana yampaye indirimbo ya 388 irambwira ngo abarenganijwe, haleluya, ngo abarenganijwe ngo baririmbe iyi ndirimbo, ngo icyo Imana yadusabye kuva twamenya Yesu no kwitunganira tukababera. Hari igihe rero umuntu yinjira mu mutwe we no mu mutima, akiha ibitekerezo, agakereya, agaforma ibintu, akavuga ngo niko wabibona. Ariko Yesu hari ibyo arimo arabona mu mutima wawe, hari n'ibindi arimo arabona mu mutwe wawe. Ubwo rero ushobora kubwira uti njyewe barampase, bamfashe ku ngufu, ntabwo nari mbizi, ariko Yesu azi buri muntu wese uko byagenze. Nagira ngo ngire inama abantu bamenye yuko ikintu ahangaha mu mutima niho icyaha kidashobora kwinjira. Icyaha ntabwo gishobora kwinjira mu mutima. Bashobora kugufata ku ngufu, wa mukobwa bafata bakamuviyora, ariko we mu mutwe we akaba atigeze agira n'akantu k'icyaha atekereza. Imana ibirimo irareba kugeza ku munota we wa nyuma, uwo nguwo aba yafashwe ku ngufu. Ariko hari undi noneho Satani aba yaseduije, akamuseduiza buhoro buhoro, akamujyana. Icyo gihe Satani yarimo araguseduiza buhoro buhoro, arimo aragerageza kugukonvenka, Imana ibirimo irareba mu mutwe wawe, kandi Mwuka Wera arimo arakubwira ngo witonde, barimo baragukonvenka, barimo baraguseduiza, Satani arimo araguseduiza. Niyo mpamvu tugomba kurindira umutima w'icyaha kwinjira mu mutima. Amen. Iyi ndirimbo ya 388 yamfashije cyane, kuko igice cya kabiri kubera igihe, reka nsome igice cya kabiri, igitero cya kabiri haravuga ngo tunganira Imana, jubana nayo, nutumbira Yesu uzaba nkawe, bose bazamenya kubana nawe, bareke ubugome bitabe Yesu. Igitero cya gatatu n'icya kane ni kuri babandi biyanurishije ibiryo by'ibwami, ariko abenshi kubera ubumenyi buke, abandi kubera ko bahaswe. Abo ngabo igitero cya kabiri kirababwira ngo tunganira Imana ikuyobore, ntuterwa n'ibyago by'usanga Yesu, ntiyirengagiza umwiyambaza,
witeye urwa mbere kugira ngo bosi wawe akwemere, witeze urwa kabiri kugira ngo bosi wawe akwemere, ariko uza gukanguka uravuga uti ndumva umwuka arimo arambwira ko hari ikintu kitagenda. Ujya imbere y'Imana usuka amarira. Imana irakubwiye ngo yoboka Yesu hakiri kare, ngo niwe shobuja. Yesu afite uburyo azakora, kuko niwe muhanga uruta abahanga bose. Afite uburyo azakora akanetraliza ubumara bwose nk'uko yabikoreye Pawulo. Ariko mbere mu mutima wawe niho akeneye kureba, niho akeneye kureba ngo arebe uburyo wifashe. Ntabwo dushobora guta ukwizera impanda itaravuga. Impanda itaravuga hari amasurprise menshi Yesu azatanga. Arambwiye ngo kubwire ngo joboka Yesu, ngo niwe shobuja. Haleluya, ngo wibuke ko Yesu ari we shobuja. Bandi hari n'abandi antumye arambwira ngo mbabwire iki gitero cya kane. Haleluya, ngo tunganira Imana tuzi umutima mu byo ukora byose wihutiraho, jya wumvira umwuka w'iz'urukundo, nta soni uzagira nubona Yesu. Ngo aba bandi bose barimo baratotezwa, babuze ibyabo, abandi bihebye, abandi bashaka kureka Imana kuko babona bibakomereye. Imana irababwiye ngo mugwize urukundo, ngo urukundo muyikunda ngo ni rutoya cyane, ngo nimusenge kugira ngo Imana ibongerere urukundo, ngo ibongerere urukundo, ngo mukunde Yesu kuruta ibintu byose bibaho, kuruta ibyo ari byo byose bibaho. Kuko buri muntu uko yaje hano ku isi yaje ari umwe n'impanga, umwe asohoka umwe. Ntabwo ushobora kureka Yesu ngo kubera ko impanga yawe yiyanurishije ibiryo by'ibwami. Ntabwo ushobora kureka Yesu ngo kubera ko ngo impanga yawe ngo jimeri yawe ngo byagenze gute. Ni salvation ni individuel bene data, ni individuel. Ngo musabe Imana ibongerere urukundo. Abantu baretse Imana bene data, abantu birirwa bavuga ijambo ry'Imana ariko bararetse Imana, barivugira inyungu, barivugira inyungu mbi. Ya nyungu mbi ya yindi umuntu kubona umuntu avuga ngo arimo arakorera Imana kandi arimo arakorera inyungu. Abantu urukundo rwabashizemo, musenge Imana kugira ngo ibahe urukundo. Ibyo bazaguha byose, ibyo uzabona byose ujye ureba Yesu. Stefano yarebye Yesu, bamutera amabuye bararangiza, ntabwo yigeze yumva. Ndavuga ni Stefano ntabwo yababaye, Stefano ntabwo yagize ububabare. Stefano yarimo arareba Imana, yaranezerewe cyane. Imana avuga ati ako ndagirayo ryari, ndagirayo ngenda va muri uyu mubiri ntahere ryari. Niyo mpamvu ngo tunganira Imana ngo kandi tuzi umutima. Haleluya, tuzi umutima, gira amahoro, tuzi umutima uko byaba bimeze kose, tuzi umutima. Ahubwo icyambere ni ugutunganira Imana, ngo kandi umenye yuko ngo situation zose urimo uranyuramo ngo nubona Yesu uko bizaba byagenze kose. Haleluya, ngo ntabwo ngo nubona Yesu ngo nta soni uzagira, nta soni uzagira, ntabwo uzagira ikimwaro cy'amagambo bakubwiye, cy'ukuntu bakwirukanye, cy'ukuntu baguhutaje, cy'ukuntu wasigaye wambaye ubusa, wasigaye utagira aho utagira icyo urya. Ngo nubona Yesu, haleluya, ngo nta soni uzagira. Iryo ni ryo jambo Imana yampaye mu muririmbyi wa 388. Haleluya, Imana yacu ibaha umugisha. Irongera impa ijambo riri muri Imana ntabwo icyubahiro muri Yohana, ndarisoma mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Ni ijambo rikomeye. Abazabishobora bazaba ari intwari, abazashobora kubicamo nizo ntwari. Ijambo rikomeye riri muri Yohana igice cya 15. Haleluya, umurongo wa 20. Imana imurare bikabona abantu bari bibagiwe imirimo bakoze, bibagiwe amasezerano basezeranye, bibagiwe ko Imana yari yarabasezeranyije Yerusalemu nshya kizamanuka, ko Yesu azamanuka, ko Yesu azaza akazazanye Yerusalemu nshya. Bibagiwe ko mu ijuru dufite Yesu yatubikiye byose, mu ijuru Imana yaduteguriye aho tuzaba. Kandi bibagiwe abantu, bibagiwe ko nyuma y'ibi byose tuzagarukana hamwe nawe, tukabana nawe hano ku isi. Twazaba ari umwami wacu, twazaba ari umwe, tugatura imyaka 1000. Haleluya, umva yarambwiye ngo mbabwire ngo
muri Yohana igice cya 15 umurongo wa 20 wonyine, ngo mwibuke ijambo nababwiye mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Ndasomera ijambo ngo mwibuke ijambo nababwiye nti umugaragu ntaruta shebuja. Niba bandenganije namwe bazabarenganya, niba bitondeye ijambo ryanjye n'iryanyu naryo bazaryitondera. Kumwibuka ijambo Yesu yababwiye, ku mugaragu ntaruta shebuja. Uko Yesu yavuye hano mu isi mwese murabizi, uko byamugendekeye, uko yabaye imyaka ya 33 murabizi, uko bahuraga bamushaka, uko yahoraga acomoka akanabacika kugira ngo adata icyari cyaramuzanye hano ku isi. Ngo mwibuke ijambo nababwiye, ngo umugaragu ntabwo aruta shebuja. Hari abantu rero biyandurishije ibiryo by'ibwami, bibagiye yuko ari abagaragu, bibagiye ko turi abagaragu b'Imana. barashaka mu buhanuzi n'ijambo ry'Imana ngo rivanweho akadomo, kandi Imana yaravuze ngo kugira ngo ijambo ry'Imana rivanweho n'akadomo, ngo imisozi yose n'ibyo ari byose byazima. Mugire ibihe byiza. Amazina yanjye ni Rebita Mahirwe Maria Assumpta. Ubu nibwo buhamya nari mfite bwo kubaha uko Yesu ari hafi kandi itorero riri hafi gutabarwa. Bene data, nimugire umunezero, mugire umunezero kuko itorero riri hafi gutabarwa. Ikindi mwibuke bene data, nimwibuke abantu benshi baribagiwe, abantu benshi barimo baratekereza iby'isi, barimo barareba ngo ndarya iki, ngo ndanywa iki, ngo ndarara he. Nimwibuke ibi byose hano mwisi bizashira, byose bizagera aho bishire bene data, ariko ubugingo bwawe nicyo kintu udashobora kubura, nicyo kintu udashobora gutakaza ku munota wa nyuma. Mugire ibihe byiza bene data. Uwiteka abane namwe, Uwiteka bakomeze. Reka dusenge Imana. Mana ikomeye, Mana y'imbaraga, Uwiteka Nyiringabo, mu izina rya Yesu ndagushimiye Yesu kuko wabanye n'itorero ryawe kugeza uyu munsi. Ndagushimiye Yesu kuko wavuganye n'abana bawe ukabahishurira amabanga y'ibi bihe data. Ndagushima Yesu kuko ukomeje gufasha buri umwe wese ahwari muri ibi bihe. Mwami ndakwinginze Mwami, ubahe imbaraga, ubahe kwizera, kandi bongerera urukundo, bongere bakunde ijuru, bongere bakunde kwezwa, bongere bakunde kubaho, haleluya, bongere bakunde kubaho bakurikije uko ushaka, bongere bakunde ijambo ryawe. Abantu benshi Mwami Yesu barimo baravuga ngo ubuhanuzi ni bwinshi, ibyo byose ni imvange, ariko ntabwo bazi neza yuko ijambo ryawe wanditse Mwami Yesu muri iki gitabo ntabwo rizigera rihinduka, kandi ntabwo rizigera rigaruka ubusa ritarangije umurimo. None Mwami Imana, nsabiye abanyabwoba bose, abantu benshi bafite ubwoba, Mwami ndakwinginze kubahe gukomera mu mutima, ubahe imbaraga Mwami Yesu, ubahe kukurangamira no kukureba wowe wenyine, ubahe kumva Mwami bakumbuye ijuru kuruta iyi si irimo irarimbuka. Mwami ndakwinginze Yesu, utabare Mwami abagutakambira amanywa n'ijoro, haleluya, utabara abana batoya Mwami, utabara abasore n'inkumi, oh Yesu, utabara ababyeyi Mwami bakigukeneye Mwami, ababyeyi badashaka kuta Mwami ijambo ryawe. O Mwami utabare Mwami ibihugu byose mu izina ryawe. Ndakwinginze ngo babandi banditse mu gitabo cy'ubugingo, haleluya Mwami Yesu, nibo Satani arimo ararwana nabo muri iki gihe, kuko azi ko asigaranye igihe gitoya, oh haleluya, ngacibwe kwiteka. Ndakwinginze Mwami Imana ngo utabare itorero, ngo abana bawe bate kuva mu byo kwizerwa, abana bawe bate guta urukundo Mwami, bongerera urukundo mu mutima, ngo bakunde ijambo ryawe, ngo bagukunde Yesu kuruta iby'isi Mwami, ngo bagukunde kuruta ibiri impande zabo zose, bagukunde kuruta indamu zose bavana mu byo bakora Mwami. Ndakwinginze data, ukomeze urinde intama zawe, ukomeze urinde intama zawe, ngo Mwami Yesu, ngo abataruzura umwuka wera Mwami, bongere Mwami, buzuzwe mw'imbaraga, mu izina ryawe ryera Yesu Kristo mbisabye nizeye. Ndakwereka abarwayi bose, ndakwereka abarembye Mwami, ndakwereka abafite za efe batewe n'izi nshinge Mwami, ubatabare Mwami, ubakureho iyo ndwara, ubu buribwe bwo mu mitwe Mwami, ubakureho gucika intege, ubakureho
ubakureho umuriro mwami, ubakureho kuribwa no mu nda mwami, ubakureho kumva amatwi yabo urusaku mwami. Mwami, aba bagenda bagwa mu mayira mwami, aba bagenda bahaguruka bakazungerera mwami Yesu, ubakureho mwami iyo efe, bigusabye nizeye mu izina ryawe rya Yesu Kristo. Amen, amen, amen.